Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Nongeye kugushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina 15 twasabwe na bamwe mu nkoramutima zacu. Uyu mwanya ntugucike. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa nyuma tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 15 turahasanga izina Selimu. Ni izina wakwita umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo amahoro. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho dusanga izina Nova. Ni izina wakwita umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ikintu gishya. Ku mwanya wa 13 turahasanga izina Alden. Ni izina wakwita umwana w'umuhungu, rikomoka mu Bubiligi, rikaba risobanuye ngo inshuti ya kera. Dukomereje ku mwanya wa 12 aho dusanga izina Gadiela. Ni izina wakwita umwana w'umukobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana niyo mahirwe yanjye. Ku mwanya wa 11 aho dusanga izina Delicia. Ni izina wakwita umwana w'umukobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ngo umunezero. Dukomereje ku mwanya wa 10 aho dusanga izina Deste. Ni izina wakwita umwana w'umuhungu, rikomoka ku ijambo ry'Inyaturukiya, rikaba rishobora gusobanura ububiko. Ndakwibutsa gukanda subscribe wowe utarayikanda kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu. Ku mwanya wa 9 aho dusanga izina Kesi. Ni izina wakwita umwana w'umukobwa, rikomoka ku izina ryo muri Bibiliya Kezia, rikaba rishobora gusobanura amababi y'igiti cya cinnamon. Ku mwanya wa 8 turahasanga izina Ella. Ni izina wakwita umwana w'umukobwa, rishobora gukomoka mu Budage cyangwa muri Espagne cyangwa mu Baheburayo. Rikomotse mu Budage risobanura byose, rikomotse muri Espagne risobanuye umukobwa muto, rikomotse mu Baheburayo risobanuye ubumana. Ku mwanya wa 7 turahasanga izina Longe. Ni izina wakwita umwana w'umuhungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye uburebure. Bakundaga kuryita abantu barebare bo mu Bufaransa. Ku mwanya wa 6 turahasanga izina Kiana. Ni izina wakwita umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Amerika ndetse no mu Balatini, rikaba risobanuye ijuru cyangwa ukurabagirana. Ku
Ku mwanya wa gatanu turahasanga izina Lori, ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka muri Ireland, rikaba risobanuye ngo umwami w'umutuku cyangwa se umwamikazi w'umutuku. Ku mwanya wa kane turahasanga izina Arlene, ni izina ry'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Ireland ndetse no mu Budage bwa kera, gusa ryaje kumenyekana mu bihugu by'icyongereza nka Amerika, Canada n'Ubwongereza, rikaba risobanuye umuhigo cyangwa se indahiro. Kadukomereze ku mwanya wa gatatu, aho dusanga izina Bavo, ni izina ry'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Budage bwa kera, aho barikoreshaga bashaka kuvuga urugamba cyangwa se intambara. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina Elion, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni umwami wanjye cyangwa se umwami n'Imana yanjye. Ku mwanya wa mbere ari naho tugiye gusoreza urutonde rwacu, turahasanga izina Adoha, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ukuramya. Ndagushimiye cyane wowe tubanye muri iyi video, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa na video zacu zikurikira.